Yes, reka twongere tugwikaze wo gukurikirana ibiganiro byo kuri Mutoni sa show. Ni Mutoni sa show. Abanza Mutoni Sara TV cyangwa Njuga igira. Reka mba ako kantu karakaze. Sara Mutoni show. Ako kantu nyine kubera kare wagatekereje. Sara Mutoni show. Cyangwa tujye duhita Sara Mutoni show, Sara Mutoni TV. Agaceze. Njuga, wewe warimo kumubwira ngo navuga 123. Bivuga nawe twumva ukuntu we bavuga. Sagira gutya dutungaho microphone. Harya iyo utangiye kubaza uvuga mu Gifaransa bavuga iki? Wamubazaga mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza? Mu Cyongereza. Faransa nawe yabi. Oya, kandi ngere yabivuze. Yavuze ngo ni sa hageni kangahe? 123. Yena navuze 70. Oya ari byo bivuze. Mu Cyongereza? Kandi nakubwiye ngo ni 120 130k. Ni 123. 123. Ijana 123 byonyine. Nago mbisubiramo. Nakomeze. Njuga. Reba cyagihe iyo uhamagaye. Urumva? Ukumva nimero itari. Bavuga ngo MTN umukobwa ujye uvuga ibyo bintu. Avuga ngo numéro composé n'est pas accessible pour le moment. Le téléphone number you can. Serious? The telephone number you can is not very available. Please coordinator. Nasara ni yabi. Nawe nabivuge. Nasara ni yabi. ntabwo nabishobora. ubundi nibango iyo bakubwiye ngo les numéros composés n'est pas disponible en ce moment. Et l'appeler ultérieurement. Nibango bakubwiye n'ubundi ngo nimero hamagaye nishoboye kuboneka. Uze kongera guhamagara nyuma. Igifaransa. Igifaransa. Avuga. Vuga akantu kamwe ngende ngavuga. Les numéros composés n'est pas disponible en ce moment. N'est pas disponible en ce moment. À ce moment. Veuillez l'appeler ultérieurement. Le téléphone est là. Le téléphone number. Please call again later. Bisubiremo. Nawe baraza kubwira usubiremo. Twagiye. The telephone number you dial. Oya, itonde komeza rati. Les numéros composés n'est pas disponible en ce moment. Réparité sur compola. Twagiye. N'est pas disponible en ce moment. N'est pas disponible en ce moment. Jesus. Ibintu birakomeye. Birimo amahane. Ariko ntago cyakubyica mani. Dukomeze rata dukomeze. Les numéros composés n'est pas disponible en ce moment. Ako ka kabiri. Les numéros composés n'est pas disponible en ce moment. N'est pas les paris se compola. Wallahi. Nago akwiga ibintu ushaje mani. Nago asubiramo ibintu ushaje. Oya, wowe se ko bya subiramo bivuge. Reka ngende umva ndafata. Oya bivuge nawo mbyitse umgengo kosora twagiye. Les numéros composés n'est pas disponible à ce moment. Veuillez l'appeler ultérieurement. No ni ultérieurement. Siko se. Oya. Ndase ni kirishe. Nyine nsubiramo cyo nishe nikosore. Icyo nishe nikosore. Ngo basi na. Oya, nje navuye. Nanjye navuye. Reka dukore icyongereza. Dukomeze. Telephone number you dial. Tangira neza. Telephone number you dial. Ako mama maze kushyushya mani. Mani ibintu reka tujyore. Oya, ako se kandi bika musenze. Telephone number. Oya dukomeze ibindi rata. Twagiye rata. None reka dukore ibyoroshye. Vuga ngo teka amashasa asaya. Teka amata. Amashu. Teka amashu ashye asaye. Teka amashu ashye asaye.
mwahite tukakora teka amashu ashe asaye none se simbivuze wivuga nawe teka amashu ashe asaye amashu none se si amashu 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 rata tuba dushaka ko tubivuga bifatanye teka amashu ashe asaye ariko se twakomeje ibindi kuki muri kunzana umva ngo amayira mitsingi Kalisa rushashijwe ndanze Kalisa arusha se ijwi Kalisa arusha se ijwi Juga hose kusukirizo Juga niyange ariko Juga okay yere ishe mu kirahure iyo Knowless nako iyo Juga vuga ngaka gacuma nakamuka kanyamugenge aka gacuma naka kamunyangege aka gacuma naka aka gacuma ni aka kanyamugenge aka gacuma nakamuka kanyamugenge mukaka aka gacuma ni aka kanyamugenge mukakanyamugenge aka gacuma naka mugenge aka gacuma ni aka kamuka uceceka aka gacuma ni aka mukakanyamugenge ariko nawe bifatanye aka gacuma ni aka mukakanyamugenge aka gacupa ni aka kamunyamugenge aka gacuma ni aka kamunyamugenge Baba kabwiye ariyumvira aka gacuma nakawangu mama wa mugani aka gacuma ni aka kanyamugenge mama ubwo yarinde se ubwo nyine uwo mama yari asimbe aka gacuma ni akuwo mama nyine yari asanzwe ajyayo ariko none agiye kwiyaranje none urumva atarahise avuga ibintu yari asanzwe ko abantu bafite mayindiridati ibaze ntabwo yahise agera yaragiyeyo mu gikari yaragiye mu gikari yewe umva sha agacuma kabamo iki ibirimo byose nyine menya icyo yari agiye gushakayo nyine oya bari kuba ni ijambo bavuga rifatanye ku buryo umuntu atabasha kurivuga none wowe uhise utangira ngo uwo mugabo ngo yagiyeyo umuntu asubiramo ibyo yarayemo oya nibyo oya ni ukuri kw'Imana umuntu asubira ibyo yagize ate ibyo yarayemo ibiki se yarayemo ariko se agacupa kabamo iki agacuma kabamo iki kabamo urwarwa kugira ngo twave muri ibyo ngibyo twikomereze mu bindi nigeze kumva ikiganiro cya Sara arimo avuga ngo aramutse yabonye umukobwa mwiza akabona yamukunze ashobora kuba yasaba umugabo we kuba yashaka uwo mukobwa cyangwa se akabona nk'umugabo we yamukunze akavuga ati jyaho kugira ngo nifuze uriya mukobwa wamunteretera nkamubona Sara uyu nguyu niwe wabivuze ntasinda ko nanyuze ahantu gutyo numva ari kugenda abivuga gakeya yabisobanura wabivuze kwa cita urabyibuka nanjye narabyumvise wabivuze kwa cita wowe nkubaze rata uramutse uri umugabo urakubwira ati ariko ntujya kure Sara ibintu byo kujya muri telefone byihorere kugira ngo tuganire tubiga babiprayinge bikurangaza umukobwa akakubwira umugore wawe mwasezeranye akakubwira ngo nabonye umukobwa kandi mwiza byaba ngombwa ko muguterekera ndi kugorana tugiye kunywaho hari akantu ngiye kunywaho katemerewe kujya mu kiganiro ni ibiki se birabujijwe uzi ko wagira ngo ngiye kunywa amarwa kandi kunywa sipadite twakomeje rata muvunyi wumva ibyo bintu wabyizera neza ko umugore wawe atari ikindi kintu agambiriye umukiriya akubwiye ngo kandi kamwe ese waba arasezeranye n'umugore akakubwira ngo yabonye umukobwa mwiza amuteretere ngo se umukobwa we yaba yikunda umugore wawe yaba yikunda yaba se yizeye iki ntabwo uwo mugore abikubwiye ntabwo yaba agukunda yasi ukuvuga ngo ni uguteretera abandi umugabo wawe ngo igihe ashobora kubona umukobwa ukabona yamugirira akaba yagusaba kuba wamumuteretera wabyemerwa byakira mu basilamu ariko urumva haba hariho abakobwa si ubyemera ko ari abakobwa beza hari umukobwa mwiza ubona ukavuga uti eba ahanga niba nanjye ndi umukobwa niba ndi umugabo niba ndi iki simbizi rero none uwo mukobwa mwiza ngiye namushiki iki umukobwa mwiza iyo ngendeye kuri kote yawe iyo urebye umukobwa mwiza sibyo reka mbivuge muri hari igihe wenda ngiye navugira Sara hari igihe umugabo wawe agutinya abagabo turi abagabo urumva
umugabo yaguca inyuma ni urugero ariko utanze. umugabo yaguca inyuma akaguca inyuma ku mugore mubi, hari n'umugabo uguca inyuma akaguca inyuma ku mukobwa mwiza. Icyo gihe wanareba wa mukobwa mwiza umugabo yaguciye inyuma ukavuga ati ariko noneho ugasanga hari umukobwa yaguciye inyuma mubi, urumva ari nabyo wenda Sara byatumye avuga ibyo bintu byo bitekereza, ugasanga guca inyuma ku rukobwa rubi udafite icyo rukurusha, udafite epfo na umugabo niwe ubuzi icyo akurusha. Umugabo niwe ubuzi icyo akurusha. Abagabo ko mudakurikira isura gusa. Yewe isura nkurikira isura nanjye hari n'abandi ari njuga ni isura gusa. ibibuno ibibuno jewe nubona n'umunsi nakundanye ikibuno no mu maso nuzabana umunsi yego ikibuno no mu maso yego ntago umukobwa mubi wapi. ntago jewe nakundana n'umukobwa mubi, nta nubwo nenjoyingana n'umukobwa mubi, nibizanabaho n'ibinabo muri aya mateka runo Rwanda. Niyo mpamvu hari uwo nabonye mbona sinzi ninde muvuge ndamugusobanurira wa undi twahuriye kuri 40. nuvuga amazina ye mu nsobanuro ngenda gusobanurire twari turi kumwe na Jado wa undi waje abereka iki oya afite ibibuno oya uriya ntago nyiri kumwe nawe, oya ntago uri kumwe nawe, ariko hari igihe byabaye. Icyo gihe byabaye rero, icyo gihe byabaye nari naritekerezaho bitewe n'icyo yakweretse sibyo, nari naritekerezaho cyari cyagiye nyijagaraye naramenya icyo nshaka, ariko ubu ngubu narisobanukiwe. Hari ibyo yeretse Sara aramamaje ngo yeretse Sara bituma icyo gihe urumva nari nyiri mu mibare y'ibyo nanjye naransobanura, ariko narisobanura icyo nkunda. ese ninde ujya ubivuga? Abakobwa benshi muganira ahubwira ngo njyewe ngomba mbona umukobwa kugira kugira ngo mumenye. Abakobwa beza barahari. Abakobwa beza barahari. Wowe kubimenya nta gitangaza kiri. Wowe wabona umuhungu wavuga ngo dore umuhungu mwiza. Je ntago ndi urugero rw'umukobwa oya ntago. Okay. Mutesi Jori ni mwiza. Oya. Umva nyine ngabure. Wose utangiye kumbuza kuvuga abakobwa beza. Mvuge urugero rw'abakobwa beza abantu bazi ariko tubatereka cyangwa tushaka n'abagore mu bashire mari wumva abakobwa beza bahari. Mutesi Jori ni mwiza, anateye neza. Undi mukobwa mwiza umugore wa The Ben Pamela ni mwiza, urumva. Hari n'undi mukobwa witwa Vanessa wari uri muri Miss Rwanda, urumva ni mwiza. Boretse kugira ngo abantu babamenye, abo bantu nyine n'abantu washyira no kuri thumbnail abantu bakabareba bakareba n'imiterere yabo. Abo bandi kukubwira n'abantu nabo bazi ko bari beza, sibyo? Washyira kuri thumbnail umusajya kumbwira ngo je kuvuga ngo ndera nta mukobwa abantu barahari abantu batazi beza. Hari umukobwa witwa Mutoni atari wowe witwa Mutoni nzi mwiza, una Sara we yavuga ngo tumuvuge. Hari umukobwa nzi witwa Mutoni mwiza, hari umukobwa nzi witwa Minyoni nawe mwiza. Abo rero wabashyira kuri thumbnail bakagucururiza iki, ariko ni kuvuga ubwiza bw'abakobwa bahari. Wa mukecuru wacu se si mwiza? Indese Shadibu na mukecuru wawe nandese Shadibu ni mwiza cyane atari n'umukecuru. Shadibu ni mwiza cyane. Umukecuru se ni nyina wa nyoko. Cyo kiri kubuka. Iyo ifata umwana ungana kuriya kandi kiramwifuza, urashaka urana umukecuru gute ari mu nzozi zawe mani uyiniga iri mu bintu byose biba ati mwazamuzana se Yamudaje ngayigira. akamubwiza ukuri mushyira mikoro. Yagiye kumushinja ibintu afite na video muri telefone aziberi. Uyu muniga yakunze Semuhungu ku buryo yamwirutse ni niga. Noneho twekeze niga naga Semuhungu agukunze, wowe wagiye kumwirukaho n'amaso yanjye danje ndavuga ndakureba nkwibazaho ndavuga ati nk'uyu mutipe ukunda Semuhungu ari ugira n'abaniga Semuhungu uzi uyu mutipe aramukunda aramurwarira umuraramo na video urazifite. Njuga ushobora kuba uri n'umusazi, genda mukunda Njuga ushobora kuba ari umusazi. Semuhungu twara hostinganye i Remera, ntago mwa hosting ni izina ry'Imana muri Gera
hano nakugize ako se Remera yego aje iremera ari wari uhari se nari mari rero nakubonye ufite na video hano nge ngunda abakobwa bro nge ngunda abakobwa abaye bakobwa we ntabwo kumwe se none buryo uratumira Uratumira tanga karo ka video bagashiraho hariya ku kiganiro Akahise. aka video ufite mwana batubwira uwari kwifotoreza kundi muntu wowe ufite fact kerekana kuramo password muri phone yanjye yawe ntayibamo ibamo Ntayo. ninyiburamo ndakwihumbisha hano mu kiganiro Yeah. wowe uri kwifotoreza ku muntu kumwifotoreza cyangwa twari turi waje ubabarira mwana oya reka nkwereke video usangiraga nande nge na se mu byerekana kambikwereke singibi se njoga bafite oya amakuru reka turareba niba tutari wari gusangira ufitemo sibyo Ese ngo umusitari kuba yakwifotoreza oya ariko nta n'ikibazo twe twakoranye ntabwo mwari mwakora oya ariko se urenyekana wakwito- fishi ndakwereka wowe waje fishi se hari Hari iki? akiri kumwe na Uretse. na Benda akiri kumwe ya timu ngo oya murebe hano singiye video ibi ni ibiki ndi kwifotoza cyangwa turi gusangira ameze nk'ari waguze icupa Oya. oya Oya. aka kavideo ari kuri bukadu oya bukadu urakaba abanyarwanda Urakadu. bazacima ka gacemo hariya bamuteza ariko nabone bari bahuje n'urugwiro oya none si bagusobanurira none si ndi kumwifotorezaho cyangwa turi gusangira ako rero nshuka nawe uri kuvuga ngo ari kumwifotorezaho oya harimo n'izindi amade nkiyohereza hakiri kare bukadu uzakamwanga oya buriya reka nkubwire agashyiraho turebe twarasangiraga rumva ntabwo nari nagiye kumushaka ntabwo nari nagiye kumushaka njye ngunda abagore sibyo oya muri video oya muri video nanga umuntu wogira uri kumukunda twari uri kugaragara twasinze twunywa inzoga iyo usinze uri kumwe n'umugabo se uramukunda wasinanye n'umugabo oya kandi twese twari turi muri show no si se mungu sumu oya se mungu sumu none si ikibazo kiri hano turi mu bubire hano si turi mu kabari namukunda nyine se si umuntu nk'abandi nose ndamwangiriye reba nose ndakwanga asemana ampucyuri oya ndakwanga wazanye akavuyo ahita kwanga ahita abona urimbo wavugije induru ahita abona urimbo reba se mungu wavugije induru ahita avatira tipe ntabwo ari urugero rwanjye ko twashije ibintu akora oya muri video abantu bamaze isubiza inyuma ibintu bagende uretse hajire basomyeho agiye kumubwira ibigambo byinshi atavuze induru se mungu hano yaguyemo aho yaguyemo yari yanagukunze undi mwana yari yagukunze agiye kuvuza induru ahita amwanga reba ariko yewe ibya se mungu sinzi niba nakunda abagabo niba nakunda abagore njye twarahuye muri show kuriya nyine tu sibyo aho hantu niho namubonye nakwereke n'izindi oya izindi se wayiyohereje video nayiyohereje hari ikindi bindi se kandi mpamvu turi tunatinda mu bindi ubundi sinatango si uburenganzira bwawe wamukunda oya kumukunda bitandukanye njye nkunda umugore sibyo nkunda abakobwa sibyo nawe ndagukunda na njuga ndamukunda n'undi muntu wese inshuti yanjye se turabajama turabajama ndagukunda wowe turabajama mani njye ntabwo njye ndamukunda nk'umujama oya po n'inshuti yanjye video baza kuyireba abantu bari ikiganiro ntabwo buri ari ubujama oya n'umufrende nyereka video yanjye nawe turabajama imyaka tumara babitandukanye nawe bazayishyireho wandikamo njuga ntabwo ndi kunywa nzobya wa gicucu ndi kunywa inzoga ariko se wowe shyiraho njuga urebe njuga reba hano reba yewe nawe turegeranye njyewe ndi kukwiryaho reba inyuma umeze nk'urumansuzi wowe umeze inyuma oya none se ibi bintu wajya umenya ko uri umuhungu wo mu mujyi oya genda reba abantu bose twari turi kumwe njyewe none se ariko muri video mwe muri wababiri oya twari turi mu kabari hasi mu kabari wajya utuza harasi mu kabari twari muri derash ya video yafashwe mwabigambiriye oya yafashe mwebwe mwenyine muri babiri se muhungu niducunga neza abona mwana natwaye ariko se reka mubwire urumva muvuge ibyo mushaka sibyo muvuge ibyo mushaka ntacyo bitwaye se muhungu ni mwiza umuvandimwe ni umwana mwiza wanasangiye na se muhungu buri nta n'undi mu nshuti wagira ariko none se ufiteyo kihe kibazo bro ariko no kuri kwakana ibintu wambwiye nakubwiye ngo iki kubona umukobwa mwiza ukimenya uri umukobwa ubundi tugeze none se uyu nguyu si yabonye umuhungu mwiza akabibona ko ari mwiza abona ari umukobwa urabona umuhungu mwiza ukabona ese we ari no kumwigana murakoze muransekeje kabisa wabona iniga iniga oya urumva bro hari abatipe umva sibyo
nk'aba batipe bamwe itondese nk'aba batipe nuza yigeze kuvuga Aisha baba CTU baba Bogare none se umuntu afite metero ebyiri ari umusore ushinguye ntabwo ushobora ko turiya mutipe ni umusore mwiza nakubwiye yerekana ko ni muremure nubwo wenda metero oya mani wabivuga bro hari igihe ubona umuntu ukabona ari uyuzuye ukavuga ngo ushaka kubona umusore ukavuga ngo aruzuye kabisa nyine se unyumva se ngo uriya mutipe ngo wakoze icyuma uyu DJ wa mbere umva se reka njyana ko nzi ko uyu ni DJ wa mbere uvuga ibintu biri macuri oya no mu DJ wa mbere uvuga ibintu nta kibazo aravuga ngo oya ku DJ nakazi ntari no mu DJ bavuga ngo purupati uzabambaye ubukabutura bwo ku mazi ubushati umeze nk'umuntu uri muri sama urumva bavuga ngo purupati akazambaye vest none si byo birakureba arega njyewe ntabwo birandeba wowe ikintu wigira ikintu wanashyize kuri afishe yacyo ambara nkacyo use nkacyo ako njuga ahubwo uri umusazi kwigisha kuba umusirimu uri umusazi kabisa niba kuri purupati hano ni muri hoteli si uburenganzira bwanjye si uburenganzira oya gukotora byo sinanabihakana sibyo nzashaka tukazanyigisha nijye ngewe yanyigishije yambwiye oya ariko se kuvuga uvuye mu kiganiro nijye ngewe yambwiye stories nta kintu mfite nawe nijye yambwiye stories sibyo maze kumenya stories za DJ ndavuga ati nta kundi kuntu byagenda umwana w'imihanda sirima bwize vuba arasirimutse ariko ajye yirinda kuvuga mu bantu akenshi atazajya gutora niyo nama namugira kuko uretse ni gutya namugira ibyo ni ubugome nayo mubwiye yumva umva ukuntu yambwiye niba atari ibanga reka mbisubire mufatira mikoro kubera ko atari ibanga wafashe mikoro se uretse umva ukuntu yambwiye DJ yarambwiye ati ngewe ntuga ntuzandebe gutya nabaye inzererezi nanyweye kore mu myaka yanjye yose mfite hano navuye ku muhanda nta shuri nagezemo ntaki sinzi gusoma no kwandika usibye bya bindi nize mu wa kane kugeza mu wa gatanu ushaka gusubiza kuri WhatsApp cyangwa ikinga postinga niki ariko nta mashuri urumva ararwanya n'ubuzima ariko hari igihe nyine tuba turi kuvuga bya nimero compose nanjye ntabyo nzi tugashaka no kuzanyishurira buri ishuri oya ariko nakubwiye ngo hari umuntu watubwiye ngo tuzajye kwiga icyongereza njye nawe tugenda twishyurira njye nawe aranabyemera ariko njuga we ikintu igihe atazi ikintu arabyemera ntabwo ahakana ikibazo yukashiramo no guharabika cyane oya nako ngo harabitse mwabitse mina Jack Swahili nazungumza Kiswahili wewe uri umunyagisenyi tuvugane Kiswahili bose kabanze na rurimi na rugusi unataka kukimbia oya tuvugane Kiswahili musenzi rero tuvugane oya tuvugane Kiswahili ndanze iyi mikoro DJ yijimije uzankoresha ikiganiro sibyo nje nawe mu Giswahili na sa sibyo ariko umva si njuga wowe reka kuneza ngira mu Giswahili ngo toka mu kiganiro kana byakunani na byakunani no se uko mu Giswahili bimbye ngo va mu kiganiro umva uri bitanganya man agenda wambara ukimu ndava mu kiganiro ngira ngo ngende kwambara nsigaye muvuga ibindi bigambo nahari none se nta muntu uri kuvugana ugenda nyibonye mwamvuze nazagisibisha kuri YouTube umuntu uri bukuvuga nta muntu uri bukuvuga ese yavuga umuntu udari mu kiganiro ntabwo bikunda kwambara ayipfuye ahubwo ugire vuba vuba garuka yasa mu kiganiro yewe kasezera abakunzi basa abasa ndabamagaza no mu kiganiro abakunzi ba Mutoni Sara TV show urumva no kuvuga ngo tuba turi kuganira tuba dutebya hagati aho nta bindi bintu tuba turi muri showbiz yewe ntabwo mvuga abantu bahari buriya nka DJ nicaye hano ese ku mazuru haba hariho ibiki sinzi ndwaye masenesite ngo turwara tutabakire ari kundeba amasuje ngo ntago nanjye asanga ndi umugore se abantu bazajya bagutuka mu kiganiro muteza abafana bawe bagiye bamenyereye kuntuka none se ko bamenyeye kugutuka utangiye umugore se none se reka nkubwire kureba umuntu yambaye ubusa barakubajije ikibazo ngo kureba umugabo wundi
wambaye ubusa yumva ikibazo kubashira cyo kimusubira abashije kureba n'ubundi yambaye umugabo wandese wundi yafite abagore banjye nereka wowe umugore w'umugabo kureba umugabo wundi yambaye ubusa si icyaha wowe wisubiza ibintu wabanje guteka njyewe ndabona utambaye ubusa nambaye ubusa hejuru uza n'inda keretse wenda kuvuga keretse wenda uvuze uti kureba inda y'umugabo w'abandi iyo nda yawe nupanga iyo nda natwe tugapanga inda ndapfuye mva mu nkuremo hano hantu niba ufite ingufu niba ushaka kujya mu byuma ndagaswe ntabwo wowe ngewe umva nkubwire reba dusireho hano nta kibazo muvu ndashaka kuvamo hano witonze gatoya oya reka mbanze mve reka mbanze none se kuri kuzana nyine reka mbanze mushinge mubanze mushinge hano mushinge hano watekamera umugo onya ngufu oya umva jyaho tubikorera twishinga hanga njyewe mu nkuremo oya ukora kenyi nanjye dore navane hano oya nshuka bagira gutya oya nshuka ntabwo ari uko babigira oya hagarara ahangaha ariko utari kwereka kamera oya none se ibayite one pack iyi ni one pack bayikura he uno buzima bubi tureke gutanga views nyinshi tuzigama wowe wagizeho marayika wondi gutuka turi kumwe mu kiganiro nje wondi gutuka nje oya wivuga iminota nguzabikuramo kuramo mwe yewe wondi gutuka se ndamutinya njewe none se reka nubikuramo nkana nawe ko muzongeye kumamagara kuko umuntu ari kukubwiza muzongeye uretse maze nkubwire iyo uri bupfe oya si bari kubibona se oya yumva nkubwire iyo uri bupfe niyo warya ubugari bwa nido urapfa ceceke rero none se reka ariko wagicucu we kuzigama iki kusine mane hano reba ukuntu umeze wareba ukuntu umeze reba ukuntu umeze gera gonja nini nakarenze etaje hano nakarenze etaje reba njyewe reka mubwire umudije nashaka kuzamukura mu kindi kiganiro cyo koza kamubwire baduhetere njye nawe tujye mu byuma hari hasi ngo njuga we agiye kwambara gatoya intambara y'abasore hano nawe ugira ubwoba umvaga barwana reka njuga turaziranye ntabwo ushobora kurwana baraziranye cyane turaziranye njuga kamaro skytu urumva nta mitsutsu abantu bari abantu bose kabisa bira ni ibintu byacu ntago twarwana mani uzi twarwana dupfike njuga sora nataje avuye kwambara ariko yari yagize ubwoba njuga ntago yari yagize njuga yagize ubwoba ariko ntago ndi bugukubite sibyo gahonye mve oya buretse ntago ari bunkubite ntago ngukubita kabisa aho mwana uwo tuzo tuzajya muri gym duterura ibiro sibyo uyu na uzi nkubwira ikintu atandusha ikintu atandusha ni kimwe mbo nta biro waterura ntashobora guterura ase ko tuzabireba sibyo se ibyo kumbwira ngo tuzabireba wowe wankubita wowe nagukubita bro nagukubita ngagukubita iyo nda yawe uri muri ratana ngaguterura ngazajya nkubita ngadimba hasi nkonge asudatukanye nagwa umuntu man ibintu byose uzajya utukana gusa bane basigaye barangiriza ibintu byo kurwana
tuzajya muri Kigali n'avazi kuko gikubise gutya ribu yazamo icyo kibazo oya nta kibazo tuzambara na kasike waretse amagambo y'abagore nzagukubita wowe na kasike twambaye nta kibazo umva gashaka kwambara kasike ubwabwo ubwo babwikiza nzagukubita njyewe na kasike nshaka uzambare kasike ngenza nzagukomana na kasike nzagukubita ayo matama byimbi inshuro ijana dore cyadaje oya nta kibazo bita njogono gukubita njogono Jogono ni Jonogo. Zira z'abashinwa. Naga iz'abashinwa. Ni iz'abashinwa. Ni iz'abanyarwanda. Izo ni iz'abanyarwanda. Jonogo ni iz'abanyarwanda. ubundi mu Rwanda wigeze urwanaho Arwana uyu nguyu atinya intambara. Atinya. Wenda tujya duhura. Genda umuntu ntacyo mpomba ku isi. Ntacyo. Uko waba umeze kose. Ushaka uzaba ufite ingufu n'izamirenge ku ntebe. Nta kintu homba. Njyewe. Nta n'umwana ufite ibintu byo kuba nk'umuntu udafite icyo ahomba ibibazo nta n'umwana ufite nta n'umwana ufite ndahombe ubaho nk'uzapfa ejo none ushaka uzangwaho turi hariya boro nzagukubita ariko ndatsanga umva se niba ushaka uzangwa sibyo nzagukubita urumva ubwo nibwo bwawe uri kukuvugisha mu nza ukubita ndetse mbere ya match n'ubundi abanza match y'umuntu mu match y'umuntu urayizi nzagukubita muri kaje uzicane wowe urumva zametse amahuri nzagukubita zametse amagi y'amahuri reba abantu b'inyamirambo bajye bakubona bagira ngo ufite dodani mu maso yawe uretse uzabibona kandi umva urugoryi sibiki niwe rugoryi bizahera muri gym toka wowe nzashaka kuzagukubitira hariya indese wowe shaka kuzakumamangisha amahiri umva ngo uretse cyeka nzagukubita cyane ako ni ikibazo ikibazo gikomeye cyane yenza ashaka kuzagukubita kuko ntacyo nzabamomba nzagukubita nawe ubwazi ni inkomba uzagenda mu gihombo njye ushaka kuzamugenda ndashaka kumushyira mu bihombo byanjye ibiki kubitiye mu kiganiro ribu byaba fakti ribu ikabeza ushaka kuzagukubita kamera zijimije muri ringi ahantu byemewe n'abantu bicaye hariya mu ntebe bavuga ngo iyi match turashaka kuyireba DJ nkagukubita ubwo bukiga nkabugukura nzagukubita sibyo nari iyo ndirimbo nayimenyeye nzagukubita ndashaka kuzagukura umva nari ndashaka kuzagukubita iyo kanta ikakuva mu mutwe iyo kanta usenge ningukubita uwo mweru ukakuvaho uyo umwera ni muri pisine yanyu nzagukubita uwo mweru ukuveho njye ndashaka kuzagukubita asi wibona se bakusemo kaga nagakanta oya ariko niyo nayitera kanda rumva ni ubusirimu ni ubusirimu ni amafaranga banyogokuru nakuze kanda gutera kanda ni ubusirimu sibyo kanta kuyitera ni ubusirimu ku banyogokuru nabazi ku banyogokuru oya none se reka nkubwire urumva ibintu bya kera n'iby'ubu ngubu bigenda kimwe bibu hamagaye tuvemo niko nduga ntawe gidi tushaka dufane gato kuri turu mwihagije zo kubyara kandi abantu ni ubusirimu bwo ubusirimu kana no didi naje muvugire wenda nakomeza kumuyaza mu mutwe ujonze sabona mwakizo na perike tuzambara muri old school tuzambara muri old school bayiteraho muri clipa zone tunabamamariza kwanza bajya bayitera imisatsi wabona ufite akafro keza kabisa bakushyiramo pole mu mutwe bamuteye umusatsi agiye mu none se debe ntabwo uzi ko afite uruhara ntabwo ari uruhara atangiye gutukana arufite ntabwo oya hano hari video bari kumuteraho umusatsi imana si ibintu bigaragara nose bamuteragaho umusatsi adafite uruhara hari iyo bamuteragaho umwici atunga The Ben agafite uruhara afite ibintu bita amasoso agera ku obretse kuki subyita uruhara uruhara rw'umuntu ni nk'uru rwa muvunyi bararubonye akwerekaho gato wajye uvuga abantu bahari abantu badaharuka bareka waribonye rwanda rwo ruhara waronye ingofero zisha byinshi kaka yangu papa
reka mve mu kiganiro ariko jewe nakomeza kumenyera ndorera nk'uyu mutipe bro we nakubwiye ngo uri umwana man we nakubwiye ngo uri umwana umwana bro tuzajya muri ring duga aho ntago byemewe ariko reka tuzahurire muri ring je dushaka kuzagukubita nzaguhekenya bro wohekenya ndariko mwana aho rero nakano gantu oya mvuga ubwira tuzajya muri ring byemewe tuzajya muri ring kura ibikoresho by'abantu itane gatoyi umva nkubwire ndashaka kuzagukubita reka gusuna reka nsoze ikiganiro DJ reka tugisore zanga tuzabikomereza muri ring